inyuguti ivuga n'iki cyo ngicyo ntibizabura kuba, twabikora tutabikora bizasohora. Yesu ashimwe cyane. Amen. Shimye Imana rero ko wabashije kuza mu nzu y'Imana, kandi ndagushuhuje rwose, nongeye kukubwira ngo wiriwe neza. Yesu nahimbazwe cyane. Amen. Ntago naguye kuko nakubwiye ngo Yesu ngo nkushuje mu izina rya Yesu. Ndakubaje ngo wiriwe neza. Ubwo wiriwe neza rero nibwo Yesu ahimbazwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Buriya hari ibintu byiza ariko dusa naho twagize ihame. Ugahura n'umurokore ukamubwira ngo Yesu ashimwe. Ako unanamubwiye ngo wiriwe neza akavuga ngo cyane, ukavuga ngo Yesu ashimwe. Hari impamvu zo gushima Imana. Yiriwe neza. Undi se ko mubwiye ngo Yesu ashimwe, uzi ko aseka cyangwa yababaye? Haleluya. Ni Kinyarwanda cyacu ntacyo gitwara n'ikibamo shitani, kereka iyo kivuze nabi. Haleluya. Ndabashureje rero ngo mwiriwe neza, ko mu gitondo twaramuka twahoranye. Mwiriwe neza. Imana ishimwe rero. Yesu nahimbazwe kuko twiriwe neza. Amen. Haleluya. Yego, tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Iminsi tuyimaze iminsi dusenga. Nongera gushimira abantu bajya bakunda kuboneka hano ikigoroba. Jewe maze iminsi hari ibintega byinshi, ariko ntishinja, ntacyo bitwaye kuko nabyo ni ibya data. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo ndi kwa data nyine ntaje hano, ariko hari ahandi mba ndi yampagaritse, kuko impamagara yambwiye ngo nagutuma aho nshaka nkagukoresha icyo nshaka, emera ubikore kugira ngo usoze gukiranuka. Haleluya. Iyo ndi mu bya data rero nabwo numva nta kibazo, ndasenga nkabyirirwamo, nkaza kugeza nimugoroba, nkasozanya n'abandi nubwo tutari kumwe, ariko nzi ko nari kumwe na data. Amen. Ariko Imana yanyemereye uyu munsi n'ejo kuba ndi mu iteraniro ry'abanyamasengesho. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Reka rero nshimire abashumba bangiriye icyizere bakampa uyu munsi ko mpagarara imbere y'iteraniro ringana ritya. Amen. Muri benshi kandi muri beza imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ngiye kuvuga rero ku ijambo rivuga ngo imbaraga z'isengesho. Iri sengesho ubundi Bibiliya iravuga ngo isengesho ry'umunyacyaha riva ku Uwiteka. Ubu rero ngiye kuvuga ku mbaraga z'isengesho ariko ry'uwizera, kuko umunyacyaha we Bibiliya idushyirira ku ruhande ikavuga ngo ini ikizira ku Uwiteka. Isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro yasengana umwete. Ubu rero ngiye kuvuga kuri iri ry'uwizera, imbaraga z'isengesho. Isengesho ni ikintu gikomeye, ni nayo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo hari ibitavanwaho n'ikindi, kereka wiyiriza ubusa ugasenga. Hari ibijya bivaho ntacyo bitwaye, ariko kumenya ko imbaraga z'isengesho zikomeye nuko yababwiye ngo ibyo mubona bitavuyeho mujye mubisengera, mwiyiriza ubusa musenge, mubyingingire, mushime Imana rwose, ibyo ngibyo nabyo bivaho. Hari imbaraga rero zisumba izindi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kwizera kujya kugerekaho isengesho ryo gusenga no kwiyiriza ubusa. Haleluya. Ngiye gusaba rero umusomyi, hari amagambo agiye kunsomera mu gitabo cya Esiteri. Tugiye gusoma mu bice bitatu by'igitabo cya Esiteri, umurongo wa 8, n'uwa 9, n'uwa 10, n'uwa 11 na 12. Hanyuma araza gusimbuka asome n'uwa 15.
Igitabo cya Esiteri ibice bitatu umurongo wa 8 yego kugeza ku 12. eh Bibiliya iravuze ngo hanyuma Hamani abwira umwami Asuwerusi ati hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose. Amategeko yabwo ntahura n'ayandi mahanga kandi ntibumvira amategeko y'umwami. Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Umwami nabishima iteka ricibwe baryandike ko barimburwa. Nanje nzatanga itaranto n'ifeza inzovu nzihe abanyabintu bo mu bwami bazishire mu bubiko bwe. Nuko umwami yambura impeta ku rutoki ayiha Hamani mwene Hamedata umwagagi umwanzi w'abayuda. Umwami abwira Hamani ati ifeza uzihamanire kandi ubwo bwoko ndabuguhaye ubugira uko ushaka. Bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere bahamagara abanditsi b'umwami bandika ibyo Hamani ategetse byose babyoherereza ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe batwaraga ibihugu bye byose n'ibikomangoma byo mu mahanga yose. Igihugu cyose uko imyandikire yakiri n'ishanga ryose uko ururimi rwarwo ruri babyandika mu izina ry'umwami Asuwerusi. so mu murongo wa 15. Nuko intumwa ndizatinda zijanwa n'itegeko ry'umwami. Itegeko ryamamara ku murwa w'Ishushani maze umwami na Hamani bicazwa no kunywa, ariko abo ku murwa w'Ishushani barumirwa. Amen. aha so mu gice cya 4 umurongo wa mbere. Igice cya 4 umurongo wa mbere. Yego. Nuko Moridekayi amenye ibibaye ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, yitera ivu, arasohoka aja mu murwa hagati, araboroga ataka ijwi rirenga ry'umuborogo. Aje imbere y'irembo ry'umwami kuko ari ntawabashaga kurinyuramo yambaye ibigunira. Murongo wa 10. Maze Esiteri atuma Hataki ubutumwa kuri Moridekayi ati abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami bazi yuko umuntu wese, umugabo cyangwa umugore usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe, hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo aricwa keretse uwo umwami atunze inkoni ye y'izahabu. 12. Nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Moridekayi nawe arabatuma asubiza Esiteri ati we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami, kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wewe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Aharaho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. 15. Nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi aramusubiza ati genda uteranye Abayuda bari Ishushani bose, mwiyirize ubusa, munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa,
nanjye n'abaja banje tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Haleluya. Amen. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Byari bikomeye. Yesu ashimwe cyane. Byari bikomeye, vuga ngo byari bikomeye. Haleluya. Byari byakomeye. Morodekayi abona nta kindi gisubizo. Yumva itegeko ryategetswe. Ryari ritegetswe kubera iki? Morodekayi yari umuyuda, ari mu gihugu cy'ubunyage, ariko agirirwa ubuntu bwo kuba umurinzi w'irembo, kuko mwishywa we yari yashatse umwami uwo bita Esiteri. Izo nkuru murazizi. Esiteri bamuringaniza n'abandi bakobwa, barabagaburira. Igihe kiragera Esiteri abaruta ubwiza, Imana imutunga inkoni, ajya ibwami, aba umwamikazi. Igihe umwamikazi yari yagomeye, umwami yanze kumwitaba mu nkera. Haleluya. Izo nkuru uzatangira igitabo cya Esiteri zose uzazisangamo. Noneho igihe kigeze, Morodekayi yagiriwe ubuntu, ahabwa akazi ko kuba umuzamu, ariko agira umumaro mu gihe cye. Arahaba, ariko Hamani bukeye aramubwira ati ariko kuki ntambuka, ndi igisonga cy'umwami ntumpfukamire? Amubwira ati ariko jye sinemererwa gupfukamira abantu, pfukamira Imana, nta muntu njya nubararira. Avuga ati mbega agasuzuguro. Arabirwara inshuro ya mbere, araza ntiyamwubarara. Inshuro ya kabiri arongera arabimubaza. Inshuro ya gatatu araza arabimubaza. Arangije umugabo ararakara bihagije, aravuga ati ngiye kurimbura ikintu cyitwa umuyuda. Oya, hatazagira n'undi uzibeshya, kuko umwamikazi Esiteri ari ibwami akazagaruka hano hantu. Aka gasuzuguro k'ubu bwoko singashaka. Afata umwanzuro, arangije agenda abwira umwami, aramubwira ati rero mwami, hari ubwoko bwatataniye muri iki gihugu, kandi bukwiriye isi yose. Bukwiriye isi yose, igihugu cyacu, intara zose, umurwa wose urimo abayuda, kandi basuzugura itegeko ry'umwami. Abagerekeraho n'ibyo batakoze, basuzugura itegeko ry'umwami. Arangije aravuga ati okay, jewe urashaka iki? Ndashaka ko barimbura, kandi nzashyira ifeza mu bubiko bw'umwami rwose, nzashyiramo amafaranga. Amubwira ati amafaranga uyaretse yihorere, ariko usuzugura umwami we mukureho. Bibiliya iratubwiye ngo bandika inzandiko zirasohoka, ngo n'intumwa bazihaye zihuta vuba. Uzi ikintu kiguhiga ukuntu cyihuta vuba? Ibiguhiga ibihiga umukiranutsi. Hamani yahoraga ababaye, Hamani akababara, akavuga ati Morodekayi utamfukamira, umuyuda wansuzuguye, umuyuda nabwiye kubeshya ntabeshye, umuyuda nabwiye gutukana ntatukane, umuyuda wanze ingeso zanjye zose, umuyuda uzajya mu bwami aho nabuze umuyuda. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Arababara, ageze aho yigira inama, aravuga ati rero ngiye kujya ibwami, sijye gisonga cyemerwa, ngiye gusaba, ndanatanga n'amafaranga. Umurezi wacu Satani ahora azerera nk'intara ashaka uwo yaconshomera. Ntaryama, ntasinzira. Wowe urasinzira ariko ntasinzira. Ntasinzira kugira ngo arebe ko yagira icyo agutwara. Hari abandi bajya bitotomba akavuga ati ariko nk'ubu ngubu ibigeragezo bihora kuri jyewe, bishobora kuguhoraho kubera ko nawe umwanzi wawe akuri hafi. None se ninde wabonye umuntu urwanya utamurwanya?
Bibiliya ivuga ngo ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, Uwiteka nuko amukiza muri byose. Haleluya. Kubera iki se ari byinshi? Nuko afite uwo barwana, nuko afite uwo ababaza umunsi ku wundi. Umutwaro utegeka iyi si y'umwijima, wanze kumwumvira, yagombye kugutegeka mu bategeka, yagombye kukuyobora mu bayobora, yagombye kugukoresha mu bakoresha, ariko waramwangiye. Niyo mpamvu uyu munsi ababaye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Ariko Moridekayi abimenya, aravuga ati ibi ngibi nta kindi kibitera, gukomeza itegeko ry'umwami data wa twese uri mu ijuru, nicyo kingabije uyu mugabo. N'ubundi rero niwe nkwiye kubwira, ni nawe ugomba kumukuraho. Abwira Esiteri, aravuga ati nudatinyuka ngo usenge, nutinya inzara, ngo nuko urya byiza ukanywa byiza, ukaryama heza, mu gitondo uracaho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aho ngaho uri hari hicaye abandi. Yesu ashimwe cyane. Amahoro ufite hari abandi bayagize, ariko n'ibigeragezo ufite hari abandi babigize. Muririmbyi yarabivuze ngo aha turi hahoze abandi. Yesu ashimwe cyane. Abwira Esiteri, aravuga ngo rero iyo ntebe wicayemo yari yicayemo abandi, yari yicayemo undi mugore, yari yicayemo undi munyabwoko bw'iki gihugu, ariko yabivuyemo. Ntutekereze ko utazabivamo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mwabarokore mwe, ibi ngibi aho tugenda n'aho tunyura hanyuze abandi, ariko abangaba nabo bahuye na byinshi, ariko batabawe no gusenga. Batabawe no gusenga. Niba hari umuntu wabayeho neza akarya neza, Esiteri yariye neza arya neza. Uzi umuntu ubwira ati umwami ati jyewe niteguriye inkera, vayo tuzayisangire. Bugacya mu gitondo umugaragu w'umwami yamugambaniye ko ari bumwicane n'ubwoko bwe, hari haricaye abandi. Yesu ashimwe cyane. Urugendo ugenda humura rwakandagiwemo n'abandi, ariko bashobojwe n'iki? No gusenga. Ngo itegeko riramamara, baravuga bati cyane rwose birakunda, baranabyihutisha. Ariko Moridekayi arabyumva, nawe aho yarari yahuye n'intumwa, ni nawe zabanjirijeho kuko zasohokeye ku irembo yarindaga. Amuga ati turasohotse, ubu tujyanye inzandiko zo kwica abayuda. Hari abagaragu bamwe batari bazi ko Moridekayi ari umuyuda. Bamuga ati bose dukingurire, tujyanye ubutumwa bwo kujya kwica abayuda, kandi uwo babwira n'umuyuda. Baravuga bati hari ubwoko buri mu gihugu hariya, barimo babibwira umuyuda, hari ubwoko buri muri iki gihugu, tugiye gutanga itegeko, dukingurire vuba twihute. Moridekayi ati okay, nimuceho mugenda, ariko iryo naryumvise. Hari iryo wumvise? Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi hari itegeko ryasohotse ku mukristo, wumvise? Hari itegeko riri kumwizera, wumvise? Hari ikigusaba gusenga, hari igiteye ubwoba, hari icyenda kukurimbura, hari icyenda kugutsinda, hari ikikumereye nabi, hari ikibangamye. Ndagira ngo nkubwiye ngo nta handi ni ku ivi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ashishimura imyambaro, yambara ivu, yambara ibigunira, yisiga ivu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umugabo umwe yigeze kubwira umugore, aramubwira ati jyewe reka nkubwize ukuri, nanga amasengesho yawe, jyewe ntunze ibyo ntunze, ndakugaburira. Ibyo bintu byo guhora umanitse amahahara ntubyibuha nk'abandi, ngo wambare igikoyi kikubere, jyewe ibyo bintu byawe na pasiteri simbishaka. Niba urugo rwa pasiteri rwarabuze ibyo rugabura, iwanjye ntibyabuze. Sinshaka kubona umanitse amahahara.
Sashimwe cyane. Birashoboka ko udashaka rwose guhoroteshwa n'amasengesho, ariko nshuti yanjye aho wicaye hari abandi. Haleluya, haleluya. Aho huri hari abandi. Yesu ashimwe cyane. Ntago ushaka kwicwa n'inzara, ariko ntago wabuze icyo kurya. Ntago inzara yica. By'umwihariko rubyiruko, ntago inzara yica. Mwige gusenga. Yego, mwige gusenga, niko kuzabatambutsa igisi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niko kuzabatambutsa ibi bigeragezo. Ibyo mwifuza uyu munsi, umuntu arashaka akazi akabanza akagakoreramo ibyaha kugira ngo akabone, kandi ejo ntakarambemo, ubundi akakazira kubera yuko yashatse kwirwanirira. Ariko akazi karimo Imana, karimo isengesho, kakabamo inzara y'isengesho, kakabamo kuba imbere y'Imana, ukarambamo, abandi bagahaguruka ku ntebe ukayisigaraho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Abandi barashaka bagahitamo, akavuga ati jyewe ndareba isura, ndareba, ariko urugo rwubatswe n'isengesho, izindi zirasenyuka rugasigara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Izindi zirasenyuka. Dusingiye abantu bakavuga rwose Imana warakoze, utuzaniye umugabo mwiza, umukwe mwiza, umukazana mwiza. Mu gitondo bwa bwiza bakabubona uhagaze imbere y'urukiko. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ugahagarara uvuga uti Imana yarakoze, yampaye akazi keza, ndahembwa amafaranga menshi. Mu gitondo ntitumenye uko byagenze. Haleluya. Nubwo ufite akazi keza, nubwo ufite urugo rwiza, ariko ruragize isengesho. Yesu ashimwe cyane. Kuko umurezi wawe Satani arimo arazerera nk'intare, arashaka uwo yaconshomera, kandi ntazaconshomera uwo badahanganye. Ni wowe muhanganye, ni wowe muhanganye, ni wowe wanze kumupfukamira, ni wowe wanze kumuramya. Uyu munsi itegeko rizasohoka riza rireba wowe. Haleluya. Ntabwo rizareba akabari kuko karamuramya, ntabwo rizareba abasambanyi kuko baramuramya, ntabwo rizareba abajura kuko baramuramya, rizareba wowe utarigeze umuramya. Yesu ashimwe cyane. Bari ku insengero zirafungwa kandi ubu bari budafungwa. Kubera iki? Amavi yabo ahora hasi, bararamya umwami wabo, niwe wanze kumuramya. Urakora iki kunyanyagiye igihugu cyose? Yesu ashimwe cyane. Barakore munyanyagiye igihugu cyose. Dukeneye isengesho. Ninde wibwiye kuvuga ngo insengero zafunzwe? Yarangiza akajya hasi agasenga, akavuga ati twiyiriza ubusa. Ariko uyu munsi baradutumira kwiyiriza ubusa, ukumva ntibyakunda. Ariko uririrwa ubaza pasiteri, ariko pasiteri bigeze igisengesho z'isengero bazazifungura. Wakoze iki? Yesu ashimwe cyane. Hari uwo dukwiye kubaza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo mbivuga uravuga uti restoration rwose ubu twebwe ntibitureba, ntibibareba. Esteri nubwo ari ibwami birashoboka. Moridekayi yaramubwiye nimureke dufatanye isengesho nk'abizera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nubwo uri ibwami, nurako
aravuga ngo nubwo uri ibwami ngo nubwo uri ibwami fatanya na Moridekayi uri ku irembo. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nubwo hari ibirori fatanya na wa muyuda utataniye inyuma hariya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, kuko ikimuhiga Yesu ashimwe cyane, kuko ibikomere bamuteye nawe urimo urabimutera. None se ko Moridekayi ari we wanze gupfukama, abandi bo bazize iki? Ariko nawe aho bari ntibigeze bamupfukamira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, torero ry'Imana. Moridekayi yumva inkuru. Ntago byamusabye kugisha inama, ntibyamusabye ko ategereza ko hari abandi bapanga amasengesho, ntibyamusabye. Yesu ashimwe cyane. Hari abandi bagira ikibazo akavuga ariko Mana mfite ikibazo, ubitorero ryapanze amasengesho ko ari wowe ugifite se, abandi barapanga ngo bajye gukora iki? Hari abandi bagira ibibazo bakajya kubwira pasiteri, pasiteri rwose mfite ikibazo unsengere, agashaka ngo pasiteri ajye mu masengesho amwiyiririza ubusa. Gute? Niba ubishaka uzaze tubifatanye, ariko ibyo kumbwira ngo nsengere nzayasenga ariko imyambi niba irasi izagera kuri wowe. Ukuri tujye tukubabwira, ntago burya nubona imyambi yakugezeho uko mushumba atagusengeye. Arasenga ari hano ariko imyambi niguturuka inyuma yaguhama. Iyo hari umupaka uhari se, hari uruzitiro ruhari. None se arakuzengurutse umurima imbere ngo nibura barasa amasengesho ye. Hoya araryohereza, ryaturuka imbere imyambi igaturuka inyuma. Satani azakurasa. Kandi iyo tuje hano tugasirimba, uribwira ubizi ko waraye ubeshye, waraye utukanye, wibize, ibyaho birimo. Baza hano basirimba ukamudiha hejuru. Burya iyo usirimba ubu mukomeretsa, bakaririmba ukamukomeretsa, ariko ntabwo uzi kuri butsimbure hano nawe akakubwira ati cyagiye barankandagira nawe ukankandagira, agukubite ubyumve neza. Yesu ashimye cyane. Haleluya. Moridekayi acyumva inkuru yambara ibigunira, afata umwanzuro ajya mu murwa hagati. Hari abandi bafashe amateka avuga ngo umuntu ngo ntiyamara iminsi 2-3 atirije ubusa. Hari abafite ngo itegeko rivuga ngo umugore amara iminsi 7 atarya ngo akabona gupfa, ngo ariko ngo umugabo ngo amara 5. Ibyo bintu mubikurahe? Ubwo rero ndi umugabo ndi umuhungu ntago nzarenza umunsi umwe wo kwiyiriza, iminsi 5 nyingize napfa. Uzapfa utanayisenze, uzapfa utagize gute? Uzapfa utanayisenze. Hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Ubona iyo wayisengaga akaba ari yakwica. Haleluya. Waba upfiriye mu mwami ukisangira Kristo. Haleluya. Ubu se kuzapfa ugapfa utayasenze na Kristo washakaga ntumubone, ukabona irimbukiro kandi utakihari. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Hahirwa abapfiriye mu mwami. Mushaka mureke tuyasenge, niba ari yazatwica twigire mu ijuru. Haleluya. Oyareka nivugira uko bavuga, niba ari yatwica twigire mu ijuru, ariko tuzi ko tutazapfa tuzaharama. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Aravuga ngo numvise inkuru mbi, ngomba kwiyiriza ubusa. Nta handi mfite ubutabazi, ndashaka kwiyiriza ubusa, ndashaka gusenga.
ntago Moridekayi yigeze atuma kuri Esiteri ngo amubwiye ngo nasenze, ahubwo ngo Esiteri yumvise amakuru baramubwiye ngo Moridekayi yambaye ibigunira yisize ivu. Arangije arabaza ngo se byagenze bite, mujye kumbariza Moridekayi. ngo arangije se yambaye ibigunira yabuze imyambaro yo kwambara. Bibiliya mbwa ngo nuko amwoherereza imyambaro, yohereza ibyo kurya no kunywa. Aravuga ati munsangire Moridekayi. Arababwira ngo nuko mugende mumubwire ngo hari itegeko ryatanzwe. Ajamubaza se ryatanzwe ngo bigende bitamutumaho intumwa. Ngo arangira amubwira ati genda umubwire ngo abayuda bararimbuka. Amubwira ati niba ugira icyo ukora gikore. Undi ati ntago byakunda ibwami sinagerayo. Aramubwira ngo umva nutanajyayo dushobora gukira ariko uzapfa. Haleluya. Amen. Ushobora kwanga gusenga ugapfa ariko basenze bakakira. Hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami. Yasenge nakwica azagujyane mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Arangije amubwira ngo rero nta kindi cyadukiza nuko twasenga. Barasenga binginga Imana. Ese byagenze biti? Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Amen. Yego. Mu igice cya 5 umurongo wa mbere. Bukeye ku munsi wa gatatu Esiteri yambara imyambaro y'ubwamikazi ajya mu rugo rw'ingombe rw'inzu y'umwami, kandi umwami yari yicaye ku ntebe y'ubwami mu nzu y'umwami areba mu muryango. Nuko umwami abonye umwamikazi Esiteri ahagaze mu rugo, Esiteri amutonaho. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu yari afite mu ntoki. Esiteri aherako yigira hafi akora ku mutwe w'inkoni. Nuko umwami aramubaza ati urashaka iki mwamikazi Esiteri? Cyangwa icyo usaba niki ndakiguha, naho cyaba umugabane w'igihugu cyanje. Yego. Esiteri aramusubiza ati umwami nabishaka uyu munsi nazane na Hamani mu nkera mwiteguriye. Yesu ashimwe cyane. Rekeraho ngaho amasaha yagiye. Inkuru nukunguka imeze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yarangije uwavugaga ko apfa bamutunga inkoni y'izahabu nyuma yo gusenga. Bibiliya yavuze ngo iki? Yamubwiye ngo dusenga iminsi 3 n'abaja banjye. Ku munsi wa gatatu Esiteri ashoje amasengesho. Ntabwo yari mwiza. Ubwiza bwari amasengesho. Uzi umuntu umaze iminsi 3 asenga ukuntu abahorose. Noneho Bibiliya iravuga ngo atarya atanywa, vanaho bya bindi byo turimo kwiyiriza, ikigoroba tukarya tukanywa. Iminsi 3 batarya batanywa. Esiteri ku munsi wa gatatu arambara ajya ibwami. Ntago umwami yaroye kwa horose, ntago umwami yaroye ikindi. Imbaraga z'isengesho ryamwambitse ubwiza. Imbaraga z'isengesho rimwambika ubwiza. Atungutse hariya umugabo yicaye mu muryango w'inzu y'ikambere, abona umugore mwiza, abona umugore atigeze abona, abona ubwiza bwa Esiteri atigeze areba, abona umugore w'igitangaza, abona umugore ubyibushye, abona umugore wisize wari umaze iminsi yisize ivu. Wari umaze iminsi yisize ivu ari mu bikari bye. Umwami akimubona abona umugore umaze iminsi yimakiye, abona umugore umaze iminsi anyoye ameze neza, abona umugore wari waramye, abona umugore bambitse ibyiza, abona Esiteri, abona umugore udasanzwe. Haleluya. Aravuga ati inkoni yanjye yizambiriye ko mbonye igitangaza, nimuyinyegereze. Asingira inkoni aramubwira ati Esiteri
ati usibye ubwiza ufite n'igikundiro ufite no gutona ufite nusaba n'igihugu ndakiguha. Inyuma y'isengesho nta kindi kibayo, habayo amahoro, habayo gutona, habayo ibisubizo, habayo kugubwa neza, habayo ubwiza, habayo igitangaza, ayiwe habayo kwambara ukaberwa, habayo igisubizo, habayo umugabo wakwanze aragukunda, habayo umugore wo gutanga aragaruka, habayo inyuma y'isengesho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Umugore umunsi umwe ajya gusenga, aragenda arasenga. Umugabo aravuga toke namubonye yagiye gusenga, kandi ubwo yagiye gusengaho amafaranga namubikije y'inka yanjye ndahazi. Aragenda aravuga ati ngiye kuyajugunya hatazayabona, aterura cya gipfunyika cyose aragenda akijugunya mu mazi. Aravuga ati kandi nagaruka nzamubaza amafaranga y'inka yanjye, nzanamubwira ko iyo yari yagiye kuyarira. Umugore arasenga, arongera arasenga. Ku munsi wa nyuma aragaruka, aravuga ati igihe umugabo adahari, aragenda aravuga ati kanjya gushaka ibyo kurya byo gutekera umugabo. Aragenda ajya ku isoko, agezeyo mu gihe kigenda ahura n'abacuruzi bafite amasamaki. Aravuga ati umugabo arya ifi cyane, reka bariyo mutekera, amaze iminsi ntahari, ndebe ko namugusha neza. Noneho ahura n'utarayibaga ngo ayikore mu nda. Aravuga ati nta kibazo ndajya kuyibagira nanjye ndabizi. Mwabagore mwe mujye mwiga gukora imirimo yose. Iyo ataza kumenya gukora imirimo yose aba yarabungiye iyo babaze, akagenda nta mafaranga afite. Haleluya. Haleluya. Amen. Aravuga ati nta kibazo, barayimugurisha. Aragenda igihe ayibaga abona igipfunyika cy'amafaranga uko naho uko umugabo yanaze ifi yarira ahantu, Kristo yayiteze, isengesho rya yasamuye imira igipfunyika. Aravuga ati se iki gitambaro ko ari icyanjye? Afunguye abona amafaranga, aravuga ati ntago bikunda, aya mafaranga avuye. Ariruka vuba cyane, ataranabisoza ajya kureba mu kibiko asanga nta mafaranga arimo. Avuga ati ndapfuye, isamake yaje iwanjye kunyiba ryari. Aragenda arabikora, aratunganya amafaranga, yasubiza mu kibiko asanga nta n'igiceri cyavuyeho, nta n'inote yasohotsemo. Arabika. Umugabo ararya, amaze kurya atari utari warya, ndashaka amafaranga yanjye. Urashaka se muri iki gicuku? Urashaka? Ndashaka amafaranga yanjye. Iyo muzerera ni imitungo yanjye, ndashaka amafaranga yanjye. Umugore aragenda, amuga ati mugabo mwiza, ngaya amafaranga yawe. Umugabo aramureba, aramubura, abura uko biteye. Amubwira ati aya mafaranga uvuye kuyaguza kwana, waje uyaguza? Aramubwira ati se ndinda nguza amafaranga, wayambikije inote usanze zarahindutse nazivunjishije? Aramubwira ati ntago bikunda, ngira aho ukuye amafaranga. Ndavuga ati ntaho nyakuye pe, aya mafaranga usuzume niba hari n'ibimenyetso wakizeho, n'amafaranga yawe. Biramuyobera, umugabo yivamo. Aramubwira turambwira ukuntu wabonye amafaranga, kuko amafaranga narateruye nyanaga mu mazi. Bazabivuga. Avuga ati narayateruye nyanaga mu mazi, mbwira aho yakuye. Aramubwira ati nanjye reka nkubwira aho nayakuye. Navuye gusenga njya kugura ifi, nyibaze nyasangamo. Ntumbaze uko yayatwaye. Haleluya. Nyasangamo. Gusenga. Ndayasangamo.
aravuga ati baba we, aravuga ati reka nkubwize ukuri, ku cyumweru ntuzasiga gusenga, Imana yawe ndayitinye, nari nzi ko nzakwirukana ugasubira iwanyu, iwanyu bakagurisha ibyabo bakazanzanira amafaranga, Imana yawe ndayitinye nzajya gusenga. Amuga tejo hari kuwa gatanu, amuga tejo uzamesere ku cyumweru nzajya gusenga. Sengesho, mbaraga z'isengesho. Haleluya. Amen. Mbaraga z'amasengesho. Haleluya. Iyo tubikora tuba tutazi icyo dukora, ariko niba tuzi ko dusenga Imana, imbaraga z'isengesho, imbaraga z'isengesho, haleluya, amen, zirahambaye. Yesu ashimwe cyane. amen. Ntabwo wasenga uzi usenga. Ikibazo tugira ni ugusenga tutizeye, kavuga ngo reka njye gusenga, kanje gusenga ahari Imana yanyumva, ahari Imana yakumva. Ngo yagenda uvuga ngo Imana iranyumva, kuko ntiyapfuye amatwi igira amatwi. Ayaca arapfa, tugeze igihe agapfa, ararwara agapfa, turasaza agapfa, ariko yayo ntajya apfa, kandi nta cyakugezeho itazi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Irabizi byose. Yaremye abareba kuko izi kureba ubwiza bwo kureba, irema bumva kuko izi ubwiza bwo kumva, irema bavuga kuko izi ubwiza bwo kuvuga. Yaravuze biraba, irategeka birakunda, irema umuntu kuko izi ubwiza bwo kuvuga. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imenye irema umuntu areba kuko izi ubwiza bwo kureba, ibintu byose bireba ikabimenya. Irema amatwi yumva kuko yumva. Haleluya. Amen. Imana yacu irahambaye. Imana itegeka bigakunda, nawe uri wowe ukayitegekera mu izina ikabyemere bikemera. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nigeze gusengera umuntu, turasenga, noneho kwa kunda abantu bahuze, umuntu twasengeraga w'umusaza araducika, turamubura. Nanjye ndavuga ngo mu izina rya Yesu ndababwira ntimwigire hafi, tugiye kumuhamagara yitabe kandi agaruke hano. Turavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, aho ugeze garukira aho ngaho kandi vayo witabe, kuko nitwe tuguhamagaye. Ibyaguhamagaye bindi byose turabihagaritse, vayo witabe. Aragaruka, tujya kubona tubona hurudutse nk'iriya zayiruka yikubita imbere yacu. Dayimoni iravuga ngo murangaruye, mumbujije kujya kumunaga mu modoka, kandi nari nteguye imodoka ituruka RYABEGA igiye ngo imugonge, mumusanga ari agatumbi mu muhanda. Ndavuga ngo oya, kuko Kristo cyamufiteho amaboko. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. 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 Yesu ahimbazwe cyane. Ntujye utegeka ukavuga ngo mu izina rya Yesu ndategetse, birakunda. Rero imbaraga z'isengesho, abarisenga batazi imbaraga zaryo ntabwo rikora nk'uko babitekereje, ariko niba ubikora uzi ko hari imbaraga z'uwo wizeye. Ni imbaraga, si imbaraga zawe, si iz'amagambo yawe, ahubwo ni imbaraga z'uwo wizeye, kuko yaguhaye ububasha. Aravuga ngo icyo uzategeka kizakunda, icyo uzahambira mu isi kizahambirwa, no mu ijuru bazaba bagihambira, n'icyo uzabohora uri mu isi kizahora. Twizere yuko ibyasezeranijwe byose, nta kintu na kimwe kiringizwa kitazasohora. Gihagararemo neza, uvuge ngo mwami Yesu waravuze ngo, kandi ubihagarareho uzi ko wabivuze adahinduka. Yiteguye kukugirira neza. Bibiliya irambwira ngo ari inyuma y'ijambo rye kugira ngo arisohoze. Ntacyo yavuze kitazasohora.
imperuka mwirirwa muvuga mukabona iri kure, oya izasohora abantu babibone. Imana izavuga abantu bayumve. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umuzuko uzabaho abantu bawusingiye. Nta cyasezeranyijwe kitazasohora. Haleluya. Niba rero ibyo byose bizasohora, n'imbaraga z'iby'Imana yavuze byose mu isi hano tuzabibonesha amaso. Imana ishimwe ko turi itorero rya nyuma. Ni twebwe itorero rya nyuma riri mu gihe cy'ibirenge byo kuzabona impanda. Hari basogokuruza babisezeranyijwe, babisomaga kandi babibonaga mu byiringizwa ariko ntibabigeraho, babisingiriza kubibona mu iyerekwa, ariko ni twebwe torero rizasoza. Biragatsindwa kugera mu gihe cyo twagombaga kuzabonamo, ari twebwe amasezerano turi mu gihe cy'ayo masezerano ntuzayasingire. Kwifurije kuzasingira amasezerano Imana yagusezeranyije uri mu isi, ukazabona n'ubugingo buhoraho. Hari imbaraga zo gusenga. Ibyo byose tuzabigezwaho no kuba turabizera tugasenga. Yesu abaha umugisha. Reka twese duhuze umutima tubwire Imana ngo Mana, nyongerera kwizera, nyongerera kwizera guherekejwe n'iri sengesho kugira ngo nzagere mu byasezeranijwe. Saba Imana kugira ngo ihagurutse kwizera kwawe, usingire amasezerano. Senga Imana, hamagara Imana, shaka Imana, uzayibona. Nkunda bankunda banshakana umwete bazambona. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turi imbere y'amaso yawe, turi ubwoko bwawe, turi ishyanga ryawe, turaba waronse mu bise by'amaraso yawe, turaba wasezeranyije amasezerano. Turakwinginze Mwami Imana yacu, tuyobore mu nzira, tugirire neza. Watugiriye neza uduha agakiza, ariko icyo dusaba twongerere kwizera, tubashishe kwizera. Mwami, dukeneye isengesho ryambaye kwizera, dukeneye isengesho ryambaye imbaraga zitwa kwizera. Mwami Imana yacu, girira neza ubu bwoko. Reka Mwami twe kuzasoza aya masengesho y'iyi minsi twubitse umutwe nk'umuberanya, twisize ivu, twambaye ubugunira, ariko tudashobora gusingira ibyo wasezeranyije. Duhe isengesho, ambika isengesho ryacu kwizera. Mwuka wera amanukira kutwambika kwizera kugira ngo tubashe gusingira ibyasezeranyijwe. Turinde kubika umutwe nk'umuberanya, ahubwo Mwami tubashe kugira kwizera. Turagushimye kuko utugiriye neza, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Kaduhereza Imana icyubahiro kubwira ijambo. Haleluya, haleluya. Pastor, Imana imuhe umugisha kubwira ijambo, ni ukuri kandi turanezerewe muri uyu mugoroba. Imana imuhe umugisha. Gahunda zirakomeje, tugiye kwakira, hari abaririmbi babiri bagiye kuturirimbira muri uyu mugoroba. Fisto niba yumva, ngira ngo ni Fisto, naze azana indirimbo ye. Imana imuhe umugisha. Arakoze cyane. Umuririmbyi abe yihanganyeho. Dushimiye umwigisha, Imana imuhe umugisha. Atwigishije neza cyane, turamushimiye.